ko rero baragukocoye umaze gukocoreka mwe mu barabaye mu nzima turabanye nanjye ubwo nayo mfite akazi ariko nyuma nza kukarika rero urabona iyo ufite umugabo ukora akazi utaha saa sita z'ijoro saa tanu gusa umugabo yatakajya kwitekera akavuga ko afite umugore wapi ubwo akazi nza kukareka nyine mba umugore mu rugo mba madamu salo niko babyita ubwo nyine umugabo akayatangira gutaha yasinze anuka ambwira nabi ubwo nyine nkihangana nkavuga ati nta kibazo ariko nankubita nibyo numva bizankura muri uru rugo kajya urenzaho kurenzaho nyine ariko kandi ikintu namukundiraga ni uko yabashaga kungaburira kandi yenda rimwe na rimwe akamenyera umwenda wo kwambara ku buryo ntabona umukobwa aciyeho ngo mbone yambaye neza numva ndabishegeye cyane nabashaga kunyurwa na bike yampaye kandi buryo umuntu yariye afite n'aho aryama burya nta n'ibindi biba birenze mu gihe utambaye ubusa ubasha kwihanganira ubwo buzima urimo ubwo nyine bibaho noneho nyuma akajya aha rimwe na rimwe agatanga amafaranga makeya atabasha no guhahira umugabo n'umugore cyangwa yenda ngo urabona nk'iyo atanze nk'icyatanu ku manywa yenda arumenyereka guha 3 ku manywa na nijoro ukabona ari kuguha icyatanu cya ku manywa nijoro nta mafaranga yo guhaye n'amafaranga yo guhaha aguhaye atashye yasinze bugiye gucya amatabi mbese nyine ukabona ibintu byarahindutse ubwo rero akagitangira no kujya mu ndaya nkabona yatashye bamuri inzara nkabona nyine rimwe yeze no gutahana pudere y'umukobwa ndavuga se none usigaye wisiga pudere nta burenganzira urufiteho ndavuga ariko uru rugo nimba ndumazemo umwaka cyangwa yenda umwaka ubura amezi makeya ni urwanjye kandi ko wanaraje nta wundi mugore narusanzemo ngo mvuge ko atari urwanjye ubwo nyine umugore kuko twari dufite ibyumba 2 yenda kimwe kibaba amasane ndavuga ati okay ubwo nyine ubwo n'abagore 2 mu rugo ubwo nyine atangira n'uwo mugore akajya yirirwa mu rugo n'umwana amafaranga yo guhagaya uwo mugore umugore agateka yakabima cyangwa akabyiyorera ubushake bwo nyine mbona nyine nimba sinzi icyo nabaye cyo muri urwo rugo ubwo utayarazanye undi mugore n'umwana nawe uraho kandi niwe wari umugore uryamivure ubwo mwararaga he abagore 2 mu rugo niyo nkoze sexy ahura nenda n'umugabo nishimira akwangereraho nagira mba numva nta wundi nyeneye nyuma y'iyo saa nukuri ese ubwo yatageze bigenda bite yatageze bishobotse najya kushaka undi waba ukeneye video z'ubwoko bwose filime ubukwe ibirori bitandukanye amafoto y'ubwoko bwose kugura no kugurisha serivisi zijyanye n'imbuga nkoranyambaga nka YouTube, Instagram ndetse na TikTok kugura no kugurisha ibibanza n'amazu kwamamaza ibikorwa bitandukanye gukodesha amamodoka y'ubwoko bwose Gana Fitness Company Limited aho dukorera igikondo kwa Rujigiro cyangwa se uduhamagare kuri 07 84 73 07 67 Fitness Company Limited niyo mahitamo yawe. Yes murakomeye mukomeje gukurikira Dream TV reka ntekereze ko mukomeje kumera neza cyane mwe tubona muri stories zacu mu biganiro mu makuru of course n'izindi gahunda zitandukanye ntekereze ko mwamaze no gukora subscribe ariko ko turabikora ni mu kuba turabikora ni mukande kuri ako kamenyetso k'umutuku mubona ku ruhande mwinjire mu mbaga ngari yabo tubana umunsi ku wundi nyine mu bihe bigiye bitandukanye so hanyuma rero hari umubyeyi ni wari umukobwa araza ko twibwira niwe tugiye kuba twiganirira ariko yambwiraga ati sinzi niba hari ahantu handitse muri Bibiliya yuko abagabo ari mwe mukunda kudehemukira twebwe abagore ariko se wowe wa mugani kuki namugabo uranyandikira ngo ambwira ukuntu umugore yamuhemukiye kubera iki abagabo nuko twihagararaho nuko twifata cyangwa abagore ntimuhemuka so byose rero ndakomeza kugenda mbibona niba hari umugabo uhemukiye mwaho ngaho nyandikire ndebe uko nawe wazaduhamye tukareba uko bimeze wiriwe neza amakuru ni meza umeze neza wiyambariye umukara ahantu hose cyane rwose nawe kiba kwita ndetse banyita Giselle nako nagariko banyita niko yitwa Giselle wamba dukweto twize merci twa made in Rwanda made in Nyamirambo mane reka tuye duteza imbere ibyo wacu no tutadora twambaye ibintu byo hanze oya n'ibyo wacu babikenewe yego wambwira guti ruganda ifuza ko twaganira uti ibintu rwose kabisa nago bimeze neza
uti nyuma yuko umuhungu nihebeye tukabana imyaka myinshi ku ntebe y'ishuri by'intebe y'ishuri bikavaho story yawe numvise imeze nka yindi ya undi waguye ku rugamba umusore akaza i Kigali kugeza ubwo nzamuye akanzana i Kigali none bikaba bimereye gutya byatangiye bite mwana kugeza ubwo kano kanya mbwira uti mfite ibikomere ku mutima Mana urabona nyine nk'umuntu yigaba mu cyaro nyine ndashaka kuba wacu ari i Kigali nka mama yenda ubuzima butamworoheye tukaba twajya akambwira yenda uraba nko kwa murumuna wanjye yenda aho azajya ujya kwigayo utayeyo mbona amafaranga nkoherereze nimba ukeneye kamambiri nimba ukeneye ikayi cyangwa icyo ari cyo cyose ukeneye nkabasha kukigo ariko tutari kumwe ubwo nyine ukajya kwiga urabona nyine abana tuba tutarakuriye mu cyaro tukaza kujyayo tukaza kujyayo nyuma ari ubuzima nabwo bibitara atari uko twabishakaga urabona ushaka kuva i Kigali usa neza abagerayo nk'umutipe akabona nyine akavuga uriya mwana kubera avuye i Kigali arasa neza buda yenda abatwika kurusha abaho ubona nyine itandukaniro ririmo ubwo umutipe nyine tuza guhurayo nawe utari mukuru kuko nanjye sinari ndi mukuru turakundana by'ubwana biraho nyine twajyana kwiga tukavana ku ishuri twagera mu rugo agataha nanjye nkataha muri weekend tugasurana ubwo nyine mama nawe aza kuza aho mu rugo mubwira ko uriya mwana mukunda arambwira se mwana wanjye ukunda uriya mwana mbona nawe mungana kandi nawe ukiga buraza kumarira iki nambwira mama ibyo ntabwo mbyitayeho ngiye pfa kuba mukunda kandi kuba mukunda biranyuze ubwo nyine ukunda ugeze mu wa gatanu primaire bumaze gukuramo gakeya wakwiga ubuzima nyine bugakomeza mwagera mu wa gatandatu nyine mama mugikundana bikaza nyine muri ishumi byataye mwagera mu wa gatandatu urabona iyo umuntu akoze akagenda hari abagoma aho bigaga abandi bakajya i Kigali nyine bitewe n'aho watsindiye cyangwa ushaka kujya kwiga umutipe nyine aza kugira i Kigali agiye kwiga ngo yaragiye kuba kwa musaza wa nyina arambwira rero ubwo ni nyirarume simbizi ibyo by'amasano ya kure arambwira Gisele nta mutima mubi ngiye kwiga hariya ariko urabizi ko dukundana kuko abo nyine basaga nk'aho ari abakiremo gakeya angurira agatelefone ko kujya muvuganira kuko twaravuganaga cyane ku buryo nta munsi wiraga tutavuganye ubwo akanguriye nyine ndamwatisha umva birambabaje ariko nyine nta kundi igenda ubuzima bwerekeje umuntu ntihajya umutipe aragenda ubwo nanjye njya kwiga nyine mu wa mbere nk'ibisanzwe nawe abiga tuvugana umunsi ku wundi ambwira Gisele ndagukunda nta wundi mukobwa wakundutira nawe ngwasha nta wundi mutipe wakundutira urabizi ndakwemera umutipe bibaho ngera mu wa gatatu ndakora gusa nyine nza kuva aho ngaho mu cyaro nzi Kigali nyine nje kureba mama ariko mama nyine aza kumbwira rero genda ubuzima bwabaye nk'ubuhindukaho gatoya ntago uzasubira hariya nyine waruri ndamubwira nyine nanjye mu mutima wanjye numva ko binshimishije kumva ko ngiye hafi y'uwo nkunda umutipe nawe nyine nkajya mbona no muri iyo minsi nyine nageze i Kigali kumamagara kwe ni gake gashoboka ntago kibamagara nka mbere nyine nkiri hariya mamaze se sheri wabaye iki arambwira ngo urabona ngiye nyine ibintu by'ishuri we yaje ko bivamo arambwira ibintu by'ishuri nabivuyemo bumbade mu kazi kenshi simbona umwanya wo guhamanga wase akazi ukirwamo kanakararamo arambwira nyine ntahananiwe ninze nkaryama nimwe se nuna mvugisha wumve nuko ameze ngo nyine ayigera bize ndamubwira okay ndabona uri guhinduka ariko turetse n'ibyo ngo ya naguhinduka ngo wari biba biraho nyine nta kibazo ariko nyine nkajya numva ku ruhande kundana n'abakobwa benshi ni umutipe nyine ujagaraye ariko nkurikije ukuntu namukundaga nkumva ni ibintu bidashoboka ariko nyine kuko urebye imyaka twakundanye yari myinshi nyine ubona yanesheje umwanya kandi kuko nari mwiyumvagamo gukundana n'undi muntu numva bingoye hapfa gukundana n'undi muntu nyine numve ngo ni ibintu bise biza muri njye ubwo nabyo rero yenda nubwo bitari byakagera kure ariko numvaga kugeza aho yari amemukiye nyuma nawe n'umutipe y'abatipe mufite icyo mushaka umuntu mugira imihindukire ukabona kuguhamagara inshuro nyinshi ku munsi za biri kugenda bigabanuka muri iyo minsi nyine we urukundo nimba rwaramuzamukanye nimba ari uburyarya bwaje sinamenya ubwo nyine we ariko gusa nyine muri iyo myaka yose twakundanye
yari atarabona ubwambure bwanjye. wari waramwimye se cyangwa yari ataragira akabaraga ko kugira icyo kubaza? Urabona yabaga iwabo nanjye mbi iwabo, nakwa guhura ari uguhurira mu nzira nyine biraho ari za bizo nyine abizi abana bakunda gusomana iyo badafite aho bahurira nyine ngo bakore ibyo bagakoze. Ukaba umutebusha agataye ku bundi ubu tuzabona ahantu hacu ryari. Ubwo rero nyine navuze ati yenda nawe reka wenda nzashware nawe mbanje kureba uko mu maguru ye hateye. Nanjye nkavuga ashaka kuba no mutipe mukunda nkambona ukuntu muri no minsi ari kunkunda nanjye sinabyanga. Nyine tuza gukora sex biraho ariko nyine nyuma urabona murabikora akaguherekeza mukurikije ndamba mwahore muri chambre sinzi nimba ari we akaguherekeza bikarangira ugataha akakubaza se chérie wagize mu rugo yego bimeze bite byari sawa se wumvishe ne byari bimeze gute ngo nyine mwavugana bugacya kabona umuntu noneho burije ataguhamagaye kavuga se ukamuhamagara kavuga se chérie byagenze bite noneho uko ku bintu byo kwigira bize byagarutse. Akambwira nakazi kenshi cyangwa se no minsi wari umaze nta kazi kenshi ufite ubwo nyine hangane nkajya numva arashaka no kumbwira nabi nambwa se kushaka kumbwira nabi bite ngo yangu nagaro kubwira nabi ngo ndumva nameze neza ngo akabara gukopye byagenda gutyo rero ukamwiyorera ukamuga okay ubwo yenda reka mu wakanya yitekerezo yenda ashaka kuba atanameze neza nabyo birashoboka. Biza kubaho nanjye nza kubona nakazi katarenza ariko nyine kabasha hano Kigali. Yego nini Kigali nta muntu buririza kandi uri Kigali burya uri umukobwa upfa sinzi nyine ubwo ukuntu bameze cyangwa ufite abantu benshi muziranye akakurangira nk'ahantu nyine wakuri ibiceri biza kuboneka ukamenya kwigurura ukweto ushaka ukamenya kujya muri salo nyine utagisa nk'abandi wa kera kandi iyo umutipe abona ko nyine utakiri wa wundi aragorara cyane birenze noneho uko yagoraraga mbere. Ubwo nyine umutipe nyuma nyine aba muri ghetto arambwira Jose ndashaka tubane se gute kandi utarabipanze usugiye tubane nk'abana twakuranye iwacu barabizi unterure gutyo njyane ninjoro ngo yangu nabiba bikaze tuzabana ntawe bizi bigire hagati nyine tubibagire agukocore. Ubwo nyine yarankocoye yanahise agukocora cyane ntago nyine ntago byahise biwo mwanya ariko nyine ntago byatinze kugira ngo bibi. Ubwo rero biraba nyine turabana nk'amezi 5 agukocoye tubana biraho nyine ko nkabona nago nyine nkunda nkuko mbishaka naga makeya nkuko nyine yabona abakobwa dukunda ke cyane rwose nta n'umukobwa utazikunda ariko usibye kuvuga ngo yenda ndazikunda. Ese buri indaya zikunda ke indaya no se ko indaya buri abagabo batandukanye yenda ntago ndawukora umwuga ngo menye uko ariko nimba yenda ntarahobonanye n'umuhungu umwe cyababiri ufite cyo kuba umutipe twahuye ari umutipe ntwaro ko mbishaka neza makeya nkuko nyine mbyifuza ashaka kuba ari n'undi yenda nimba bagukunda simbizi niba batagukunda ibyo nibyo banga ntarabasha kumenya ukabona nyine no muntu wabirakariyemo sinzi ukuntu ateye. Ubwo rero n'indaya biterwa n'uwahuye nawe ntabwo abantu bose ari babi kandi n'abantu bose siko ari beza. Ubundi sindabihaye kemera mwese haro wanga ibyiza se waba ugiye gushaka 30 ku muntu mugiye kuryamana keya none se kankubaza agoye 30 akagukubita cyangwa yenda akagukurira ikintu kikubabaza wakishima ariko aguwa za 30 ze washakaga na akanaguwa keya nyine nk'ibiraho nyine akakufata nk'umuntu nyine sinzi uko nabivuga ariko naga abantu bose ari babi kandi nta nuwanga kugirirwa neza. Yes reka tuzive iby'indaya twigarukire ko nuko rero baragukocoye umaze gukocoreka mwe mu barabaye mu nzima turabanye nanjye ubwo nayo mfite akazi ariko nyuma nza kukareka. Nyine urabona iyo ufite umugabo ukora akazi utaha saa 6 z'ijoro saa 5 gusa umugabo yatakajya kwitekera akavuga ko afite umugore wapi ubwo akazi nza kukareka nyine mba umugore mu rugo mba madame salon niko babyita. Ubwo nyine umugabo akayatangira gutaha yasinze anuka mbwira nabi ubwo nyine nkihangana nkavuga ati nta kibazo ariko nta nkubita nibyo numva bizankura muri uru rugo kajya urenzaho kurenzaho nyine ariko kandi ikintu namukundiraga nuko yabashaga kungaburira kandi yenda rimwe na rimwe akamenyera umwenda wo kwambara ku buryo ntabona umukobwa aciyeho ngo mbone yambaye neza numva ndabishegeye cyane. Abashaka kunyurwa na bike yampaye kandi buryo umuntu yariye afite naho aryama burya nta n'ibindi biba birenze mu gihe utambaye ubusa
kubasha kwihanganira ubwo buzima urimo. Ubwo nyine bibaho noneho nyuma akajya rimwe na rimwe agatanga amafaranga makeya atabasha no guhahira umugabo n'umugore, cyangwa yenda ngo urabona nk'uyo atanze nk'icyatanu ku manywa yenda arumenyere ko aguha 3 ku manywa na nijoro, ukabona ari kuguha icyatanu cya ku manywa nijoro, nta mafaranga guhaye, n'amafaranga yo guhaha aguhaye, atashye yasinze, bugiye gucya, amatabi, mbese nyine ukabona ibintu byarahindutse. Ubwo rero akagitanya no kujya mu ndaya, nkabona yatashye bamuri inzara, nkabona nyine rimwe yeze no gutana poudre y'umukobwa, ndavuga se none usigaye wisiga poudre ko nta poudre nisiga ngo wayinzaniye bite, mbona mbwiye nabi ntashaka kumva ikosa ryiwe. Yahitanye mu mufuka wese? Oya, urabona yari afite akantu atwaramo ibikoresho, mbona irimo. None se byagenze bite usigaye wisiga makeup nk'abakobwa? Ubwo nyine mbimubwiye andusha kurakara. Ubwo ndavuga se ndajya gusobanura umuntu ngiye tugigire, kandi ibyo arimo nge nabibonye ndamyorera. Avuga ati bise nabivamo. Ndamyorera kabisa. One day rero naza kunzanira umukobwa. Umubebi azana n'umwana w'umwaka n'igice gutyo. None nono uzanye umugore mu wundi mugore bigenze bite? Ngarambwira ngo urugo nagarurwa he waje rusanga, ubwo rero nta burenganzira rufiteho. Ndabunga ariko uru rugo nimba ndumazemo umwaka cyangwa yenda umwaka ubura amezi makeya n'urwanje, kandi ko wanaraje nta wundi mugore narusanzemo ngo mvuge ko atari urwanje. Ubwo nyine umugore kuko twari dufite ibyumba 2 yenda kimwe kibava amasane, turavuga ati okay, ubwo nyine ubwo n'abagore 2 mu rugo. Ubwo nyine atangira n'uwo mugore akajya yirirwa mu rugo n'umwana, amafaranga yo guhagaya uwo mugore, umugore agateka yakabima cyangwa akabyiyorera. Ubushake bwo nyine mbona nyine nimba sinzi icyo nabaye cyo muri urwo rugo. Ubwo utayarazanye undi mugore n'umwana nawe uraho, kandi niwe wari umugore uryamivure, ubwo mwararaga he abagore 2 mu rugo? Ubwo nyine barabyumva, umugabo yararaga ku mugore aharaye, ngo nge sinari nyitwa umugore. Bahise bagutera akamatora hariya nk'umucumbitsi mbese. Uragangika. Wakumva nijoro se bari muri gahunda z'abakuze byagenaga? Ubwo nyine cyangwa arabasimburanyaga? Oya, ndiye ntago yarakinyitaye, ubwo bisa nkaho yari yaramazi. Wabishaka? Nabishaka, ubwo sinari gukora iki muri icyo gihe nari ndimo. Ubwo muri iyo minsi nari ndimo ntago nari nkwiye gushaka ibyo bintu. Icyari kiri mu mutwe wanjye numvaga ko nyine ngomba gushaka ukundi kuntu nabaho nkava muri ubwo buzima bwari bunsharire. Kuko ubwo se nimba umugabo atasha ameze uko agatana n'umugore n'abana kandi utarubizi, nari umuntu no mwakuranye, urumva ibyo bintu wabyumva gute? Nta nari mwabishaka bavuga ati ubwo gende buvata wandemeye ko ari hahane none nabibonye ibyo. Yari no kunkubita umujinya y'abagafite. Ariko wumvaga se mutaye nk'umukumbuye? Shaka kumukumbuye byari kubura kuko ntabwo ibyo byose byabaho hejuru umuntu utakunda. Muri kwaguhinduka nayo nabonye ntari kubona byanze nkitahira. Uko navuga ati no muntu ndamukunda, wenda ejo azahinduka disi. Gusa nyine birangira byanze. Ubwo se mwana abantu bafite amatsiko, umugore mwabanaga mu rugo, umugabo yajyaga kukaza karusiga mu rugo cyane rwose, ariko nyine urumva ntawavugisha gundi mukirirwamo nk'injangwe n'imbeba. Buri wese yamenyaga gahunda ze nyine. Ntiwamureba ko bati ikintu wagihitana cy'ikintu kuri ntago yego yari umugore w'amashagaga ku buryo ntari kumumenyera. So wamenyera umuntu ubona wakwica. Oya, uramuteye nyine ukavuga ati niko byagenze, kandi burya nimba umugabo mwabanaga kurutishije uwo mugore nawe ntugomba kwicira hejuru. Ibyo yarakoze ababizi. Abafite amakuru. Gusa nyine byabaye aho igihe kiragera, umugabo aza kumbwira nabi bikaze, aranyirukana amfatanije n'umugore we, banyirukana na nijoro ndabyibuka. Yaragiye ndara ahantu hanze ko twabaga mu gipangu, kandi ubona mu gipangu kubamo ntago ari nko kuba hanze nyine ku buryo wasohoka ngo urare muri ruhurura cyangwa buracya, nyine ubuzima burakomeza, ariko bubaho naba, ariko nyine ubu se sindiho kandi sindi umuntu, kandi nzabona undi unkunda mu gihe ndataraboneka, ariko azaza. Uramutegereje? Wabayeho umugore igihe kingana iki? Mwabanye igihe kingana iki mu nzu? Nk'umwaka, nyine umwaka mu mezi 2, ubwo nari ntari umugore, ubwo ndavuga ko nari umugore mu mwaka umwe. Ubwo muri amezi 2 surumva nayo narabaye nimba ari umukozi nimba ari umucumbitse muri urwo rugo. Ntabwo wari yamagabo urumva abantu bahora bakorera ibintu by'abakuze imbere yawe
ngo wumve nawe ushatse umugabo ntabwo bavuga ati mwito nanjye ndagushaka ni yeranje ndari kumushaka none nyine iyo ufite umugabo nta kazi ufite kandi atari wa mugabo ukunda kugusohokana yenda kumenya n'abantu kandi ari wa mugabo ukubwira ati kumenyana bari abantu ba kera si byiza nta muntu ubuziranye nawe gusa ntari guhamagara ndi kandi nta muntu nzi urumva byari bikaze twumvaga ibyo bitaba mu mutego wo kwisanga ko wagiye mu buraya cyakora yaba mufite yenda abo bagabo mfite nko hanze nanjye mba naragiye nkabindaya nkava muri urwo rugo aho ko ntabona ari mfite nyine byabaye ko ubuse mwana wari urimo uvuga uti wenda nshobora nanjye kuzabona umuntu akaza kampoza kugenda nagiye mpura nako bya hato na hato kakibagirana cyangwa se kakarangira kakavaho sibyo ubwo naza guhita nibaza nti umugabo ukunze umugabo wikundira n'umugabo uze ubumeze ute muri rusange ubundi ngiye umugabo mba numva nshaka cyangwa nakumva yanyura umugabo mpake unyitaho niwe muntu wa mbere mba numva nifuza mu buzima bwanjye barumva mwishimira buri umugabo ukwitaho mbese nyine mvuge ngo ntago uba wenyine nta nkanjye ubwo urumva nyine nawe n'ibibazo byinshi n'umuntu mbabaza ubwo nyine umuntu nyine umnyomora ibikomere muri make ariko ntago nkeneye wa wundi uzashaka happiness ngo yigendere kuko nabo bavuga ati yenda abakobwa bazanywe n'amafaranga nanjye sinabonzanywe n'amafaranga nanjye nkuko nakeneye uza azanywe na happiness yonyine nanjye sinkeneye uza kunera stress ngo arashaka happiness cyangwa akavuga ati nanjye uriya mukobwa arashaka amafaranga nanjye reka nishakira happiness nyuma yaho ugiriye hanze se ubu nta kuntu wageze gutyo ukavuga ati uyu mugabo yanyimye ibintu byanjye nakabaye abantu impamvu nyikubajije abantu bakunda kuvuga ko abantu mwabanye n'abagabo ngo bigoye kumara ukwezi kumwe biratata ngahe sone ko numva sindishobora kuko sindarongora ngo cyangwa ngo ndongorwe ngo menye ngo biravaye birajyahe giye nakikwibarizaga nk'umuntu warongoweho ngo biragoye ko amara ukwezi utabona nyine biragoye ariko nyine urabishobora ubwo nkanjye urumva muri iyo minsi namaze ntawe narinzi byagiye bikubaho ukifata ukavuga ati none narifasha ariko man nyine biricana to ariko ukihangana uretse ko nta kuntu ufite wabigenza kandi nyine iyo byanzorarekera none y'inda ntitukazirenganya oya buriya ntabwo nsinye ko inda zikora biriya bintu uko zibishaka ubuse wowe kamubwire nkanjye yenda n'urugero nkoze sexy si ubwo mvuge gute wabishaka oya nyine nkoze sexy nkahura nenda n'umugabo nishimira akwangereraho nagira mba numva nta wundi nkeneye nyuma y'iyo saa ni ukuri ese ubwo yatahageze bigenda bite yatahageze bishobotse najya kuwushaka undi yampaye aho wabibasha ariko nyine wakoze biriya bintu ukanyurwa simpamya kuba wifuza undi ubwo rero n'indaya nazo ntago mba mpamya ko ziba zishaka gukora kariya kazi ariko nyine iyo ufite icyo ushaka urihangana ukitanga ugakora iyo bwabaga ariko nabo ntabwo babishima ese ubwo indaya bashobora kuyibikorera ikagera kuri aho hantu wavugaga oya biriya bintu nta santima baba bifitiye nyine bo cyo baba bashaka ni ukuvuga ati kirangize kinyishure kikomereza nanjye nigire muri gahunda zanjye gusa si byo byiza oya nyine nanjye nakubwiye kuko nyine ni akazi kandi akazi atandukanye no gushaka ibindi byinshi we ibyishimo byawe bishingiye ku gafaranga ni amafaranga ariko buriya nawe aba avuga ati nshobora kuba ndi mu kazi gutya ariko nkaba mfite umukiriya nishimira kuba afite umukiriya yishimira nabyo birashoboka akafite umukiriya ajya kureba niyo atamwishyura akavuga ati wowe sha umva ndutira bose ariko ntabwo baba babyishimiye hatari ariko ushobora gushwana n'umugabo kubera atakugeraho ushaka ukamwangirikira rwose nta rindi kosa buri gihe kugira ngo agere aho hantu agenda yajya kugeraho bikamunanira urabona ashobora kuba ari umugabo wifitemo nimba ari uburwayi nimba ariko nabyita sinzi niba ari icyo ashobora kuba arangiza vuba sibyo kandi yenda ukabona nimba yenda arangiriza ku minota 5 kandi yenda nshobora kuba ndangiza haciyemo 10 ubwo rero yaba atari ku mpamvu ze nyine bikambanga ariko mwihangana ko byihanganira uzi ko wari wageza kuri veni abyihanganira kuko yenda numva mukunze kandi atabikoza bishaka gusa nawe yenda nsigaye numva ngo hari imiti nimba bishoboka ukamubwira ati wayikoresha nimba ari cyo byafasha kiretse yenda byanze ku bushake bwe ariko mu gihe bwawe atari ubushake bwe mba numva bitatuma njya kwiruka mu bagabo benshi ngo nuko yenda atamurebye vango nk'ubu ukundanye na Rugamba uwo akajya kurengereza aho wanashakaga
ejo wakundana none iyo urengeje ntabwo mbikunda wenda aho yakajya hakugerera ejo wakundana na Peter ayana ngo akajya garukira muri kimwe cya kabiri nuko tubanye oya mubanye neza ibindi byose ari fresh agafaranga akanyama iki byose by'ukunda byose bibona wese Rugamba yaba ari umugabo yaba ari habara yaba ari igiki uretse se wanze usubiza ngo ubushobora guhisha uwo nguwo twakoresheje nge nari nikoresheje kujye nta kibazo nkoresheje na Peter ariko ntabwo ari Peter muri rusange nuko ni izina ntoraguye gutyo gusa ngo ubushobora guhisha Peter ugaca rwa hariyo bita gucinyerera mu cyamu ukajya kwishakira Rugamba kugera ahantu mwibanga rikomeye ukagaruka kurya ibyo kwa Peter ariko na Rugamba yakugereye ngo hahandi Peter atagera ako kantu ku bagore gahagaze gateye muri rusange urabona uri abagore nimba ari ikintu bakunda naye narabibonye ntago ariko abantu bose barabikunda abantu bose barabikunda ntago nkamwe abagabo mushaka ngo babande nyine ngo bafite robine kabaye ko mbivuga sibyo kandi urabona turi abakobwa babiri umwe ayifite undi atayifite undi uyifite uramukunda ko ushaka kuvuga ati uyu nguyu ngo bajya banabakomeretsa sibyo kandi ntago wajya ahantu nyine bagukomeretsa ku mubiri wawe urumva se we wajyayo ubwo nanjye urumva aho najya wamaze kuhumva mu gihe bose ari bamwe kandi ntavuga ati yenda uyu ni ku yindi mpamvu byose ni bamwe ngo nawe aho najya wahumva nawe ni ukujya uvuga ati reka reka nta mpamvu yo kugira ngo njye banyangiza yo kugisa rindi hano kandi hari ahantu n'iki okay ngira ngo ntago biba byoroshye hanyuma uri hanze uri single se mwana wemereye gucyo wenyine single ubu kabisa nyene umutipe namukubwiye ariko hejuru aza tabasha ibyo bintu nako numvise nawe wazamukiga oya ndetse ibyo byose su kwigishanya wamwigisha Namwe ikibazo nuko ushaka kumwigisha kavuga ati uyu mukobwa ni indaya yarararutse niki ati babikura hita kandi namenye ko arabufasha uri kumuha kandi nawe yenda ari kwifasha akumva ko umuntu ari indaya kandi ntagabura uburaya none se icyo utazi si wambaza nanjye icyo nazi nakubaza nyine ibintu byose kandi no gufashanya tukabazanya cyane rwose tugajya dufashanya mwana muyaminiye ubwo niyo yari nugo bizagenda bigenda tugenda ubundi ahantu hanze hari amaradiyo menshi kandi birabere babishize imbere n'icyo kintu ariko se wa mugari tunasoza kuki ibi bintu aribyo byashyize imbere mubona reka mubaze dufite ibibazo by'akazi dufite ibibazo by'imishahara twakira ku babosi bacu ntiduhaze mu ngo zacu naho dutuye ugasanga sindi kuba mu nzu Rugamba nifuza we n'umuntu akaba nibera mu gashatu gasanga ndimo ndaba mu mashambure tagerekeranye bya hato na hato none ugasanga Rugamba nifuzaga akamodoka sindi kukabona kubera umushahara ariko nta muntu numwe numva kuri radio ari kwigisha uburyo cy'ibyo byose byakemuka abantu bose none n'abaganga bateye ngo bari kwigisha uko ngo abagabo batinda nuko ngo abagore ngo mugerayo mantuza muri bitsina bitoya nako gashiriye mu bose si babyiga tekeza ariyo mpamvu ari cyo kintu abantu ibyigisho biriho abaganga bari hari ibyo bari kuvura kurusha ibindi ese koko nk'umuntu wabanyeho n'umugabo urabona icyo kibazo cyadangiye muri no minsi gihari uzise ubundi muri no minsi ikibazo cya mbere gihari hagati y'abagabo n'abagore buriya ikintu gituma abagore n'abagabo batandukana biriyo mu buriri byanze abantu bose bitabipfa hano so wawe ko yakuzanira gahenda yani byari meze neza ashaka kuba yumvaga yenda bitagenda nawe sinamurenganya cyangwa se yenda ari ingeso ibintu byose birashoboka ushobora kuba uri umugore cyangwa umugabo wuzuza inshingano mu rugo ariko kubera umugabo afite ingeso ntabashe kunyurwa ariko urebye muri no minsi ikintu kigoye ni ukunyurwa n'umugabo ufite cyangwa umugore ufite ubwo rero n'abari impamvu birirwa babyamamaza cyangwa aricyo kiganiro gisigaye kiriho baba bagira ngo yenda kuko divorce ziri kuba nyinshi mu gihugu cyangwa ahantu hose ubwo rero kandi hari igihe usanga impamvu zibitera akenshi ari ukubera biriya bintu ukabona nk'umukobwa cyangwa sinzi ariko abahungu ndabona umuhungu ashaka kuba afite dikino ya wamungana sibyo kandi igihe nifuza nini ubwo rero nabona nta nini ufite nabona undi ifite mwikomereza bose icyo si ikibazo kandi imiti birirwa bavuga ko ihari hako buraya bwarogejwe cyane numvaga cyane rwose nose ko ibintu byose nyine vision ni vision na sida umvise ko zatongoye kuruta mu minsi yashize abakobwa barabacanira kabisa uva muri kujya kwa bamuze bari kwisariza mu masarizo yabo mukarahura mukazana mu duhungu duto oya ariko sinavuga ko ndimo cyangwa yenda sinzi nimba babikora baba babishaka ariko ushaka kuza yenda ukajya kwa muze nk'uko bivuze utazi ko muzehe cyangwa nawe ari nabyo kuko nawe ntabwo wishimiye kujya kwandura gutyo ubwo rero yenda n'ubikoze akabikorana ubugome cyangwa wenda nawe akabikora atabizi nabyo birashoboka
ariko nanone si impamya ko abantu bose baba batabizi none se ushaka kumva cyangwa ubundi ugiye ku muntu abasaza benshi cyangwa bari abasaza benshi baba bafite amafaranga baba bazifite kabisa cyangwa wenda ukanabyumva wenda ukanabyima amatwi ukabyica mbese ubizi kandi ujye kuryamana n'umuntu ntumuzi ntimwipimye birawo nyine wowe ukemera ugakorera ubwo si uba wumva ko urukundo ruri ugashoka gusa kandi buriya bari abasaza ikintu cya mbere babashucisha cyangwa wenda nanjye bazanshukisha gusa niba ari abinshukisha ubu ngubu amafaranga ngo nawe udashukwa ntuzashukwe reka twiganire ku musozo dutekereze ko mwe mufite ubuzima bukizira umuze bukimeze neza mwirinde bene data aho binaniye agakingirizo nubwo ngo kabiha mufe kugakoresha nta wamenya icyahazaza hatsimbye ni impanuro ya muzehe ubwo ndi kugenda nisatira umusozo hanyuma reka twizere ko wenda kangaruke nanjye nyuma gato ubundi iyo umuntu avuze ngo agakingirizo karabiha we mugabo ugakoresheje ndabizi ntiwabura kurangiza sibyo kandi nawe mugore bari kugakoresha musinzi uko ndi bubivuge ntiwabura kurangiza ubwo baba bavuze ko kabiha mu buhe buryo simbizi nose kangubaze ngo nukuri babamba mwishaje reka twihereho urugero tujye no kure nkawe ugakoresheje utanagakoresheje wumva itandukaniro ririmo riri ye mfite umugore uyo nyine noneho niba ufite umugore ariko ntago wamuhoranye kandi ndakeka atari umuntu wigiyeho kurongora ntaramuzana rwose ndakurahiye sinasambanaga ntago bibaho sinanabyemera nkanjye noneho wenda ndumva nkati sibyo anitangeho urugero nkanjye nkakoresheje ntagakoresheje ibintu byose mba numva ari kimwe ariko njye nagakoresheje mba numva ari n'ikibazo oya tureke ko ari ko ufite ikibazo cyo kwenda uri bwandure tureke ikibazo cyo kuvuga ngo uri bwandure baguhaye amakuru yuko ugiye kubikora utari bwandure kugakoresha no kutagakoresha ni kimwe mba numva ari bimwe wese ko byose babikoresha nkumva n'ubundi birasanzwe atari so ubwo ngabo nguko buri wese dukurikira azajya amenya amahitamo ye n'ibyo akoresha n'ibyo ahitamo so gusa nanone uburyo bwiza nizere yuko uburyo bwiza dukurikije ubwandu buri aha hanze n'inda nyinshi zitateganijwe ugakoresha n'ingombwa ariko nanone ijambo kuvuga ngo karabiha ntabwo ari ryiza ntabwo ari sawa cyane ari rajambo kuko ibintu bikurinze yenda none hari umugabo uvuze ngo karabiha ku ruhande oya ntabwo kabiha none se namubajije ntarangiza none se kuranya se bwo buryo yabashakamo ari nese iyo bwabaye ni gute baba yumva bibi erega hari igihe uje utari kutariye cyane oya wahaza ukuri cyangwa ugatura umubiri wanyweye nyamara wasomyeho we abantu baturi bagiye dushaka guhagarara ngo hari umuntu wanyweye Monster 12 undi yanyweye 2 bagatura umubiri kimwe kandi hari wasomye harimo yanyweye ibundi nende kuvuga ngo dukurikije inda ziri hanze na sida n'iki n'ibirwara byose tutavuze ariko nabo babyumva ugakoresha ni byiza ngo zaboreye mu mabutike abacuruzi bazo rwose biterwa hari abatazikunda n'abazikunda ku buryo banazibuze nta n'icyaba kandi bagishakaga ngayo nguko nge ikiganiro cya none ngisoreje aha turagaruka mu kanya blessings over blessing go niba hari icyo mwakuyemo inama mwakuyemo ndetse n'uno mubyeyi urumva yabayeho umugore ariko aravuga ati ndakimereye neza umuntu afite urukundo bigende neza ze ibintu bizagende neza mu butatu uzahuri mu gakupure mwana ni ari amahoro umurarana nawe ku ruhande utakibuka ngo wifuza umugabo sibyo ariko abagabo ngo twarabuze niko numva ntago mwabuze ahubwo abazima nibo babuze kandi kugushiramo abazima nibo babuze ariko ubusa bwakira umuntu adahuye n'abagabo barenga banga bamubwiye ngo baramukunda ariko ubwo n'imbwa nyine uhuye nazo si abagabo kandi none se sinarumva ngo abagabo bararya imbwa zikishyura reka twisoreze rero urakoze cyane blessings barabo mu maro nibo tutabona naho utaha cyangwa ucaye Imana bagire kandi bishimire blessings over blessing